ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Iris Sports Agency. Kugeza ubu ngubu mu ikipe ya Rayon Sports hari kugenda havugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kugeza ubu hari kuvugwa ngo komite yaba iri guproposwa kuba yayobora Rayon Sports muri kino gihe kindi manda y'imyaka 4. Dore yuko muri manda y'imyaka 4 ya Jean Fidel haba haragiye hagaragara uburyo bwo guterana ikipe cyangwa bwo guhunga ikipe, ariko kugeza ubu ngo abareyo bahagurutse bose bashaka gushyira hamwe kugira ngo barebe yuko bakongera gutwara ibikombe, cyane cyane icyo banyotewe n'igikombe cya shampiyona. Mukomeze kugenda Iris Sports Agency kugira ngo mwumve komite abareyo barimo gupropoza yabasha kuba yakongera kubagarura ibyishimo, bakongera gusubira ku stade bose. Araribonye ubwo sinyagiye kumena umuceri. Perezida wa Rayon Sports, perezida umugabo ufite ubwatsi ngo muri iyi minsi wari tayari muri iyi minsi yo byitezwe biramutse nyine bigenze none yemerwa ntihabeho kwikaniza avuga atarya indimi, atavugira mu matamashama, uhe magnifique ifoto akavuga ati abantu bari YouTube, abantu magnifique ifoto. Ibi si ibihuha, abantu barabizi ko tutajya tuvuga ibihuha. Uyu ni umugabo uvuga ati yewe ndi tayari, abantu bagere YouTube kabisa, no bantu murambere bagiye kumubona umunsi nzaba perezida. Miliyoni 200 za recruitment zajya kuri konti ya make ntago bwite zanjye atarimo yandi asanzwe, atarimo yandi, hatari mu undi muntu wese umwe ku giti. Miliyoni 200 miliyoni ndaziverisa kuri konti ya Rayon Sports. Sibyo uwo mugabo isakabiri Rayon Sports niyemba miliyoni 38 ku kwezi nizo sigari guhera. Ndashira konti imishahara 6 y'amezi 6 kuri konti nka garanti miliyoni 200 biriyongera tukuba niwe n'ubundi arafata miliyoni 228 konti broker ya Rayon amezi 6 sezo igihe cya sezo kijye ku ruhande. ubwo kinywa yacu score twihebeye tutarayiza ibyo bitaraza, ibyo ni ibindi bino byacu profit bitaraza, ibyo byose bitaraza, akare kanyanza kataraza, nta kintu kiraza za top life wakanari magnifique kateretseho score ntacyo uwo muntu ninde? Uwo muntu abantu bari YouTube channel ya Fine FM, ubwo n'abarenga abari haya amasaha YouTube ni nabura abantu 6,200 ubwo abantu 2,000 badukurikiye live buzu abantu ba mbere bagiye kumenya, bagiye mu mwiherero bagomba kumenya igihari niki tayari barenze barareba bamaze kurenga. Hari umuntu nimugoroba bambwiye ati uyu mwiherero w'Inyanza 2,000 bamaze kuzura raba cyangwa se ugende ibitekerezo byahindutse, ariko noneho ntangiye kubona ko ibintu bikomeye. Baji magnifique manuri miriro umuntu uri tayari kudepoza miliyoni 440 ingahe ngo ni umugabo w'ijambo, icyo avuze ntasubiramo. Reka tumureke tumuterekemo hano abanyarwanda bari YouTube cyane babanza bamutuge n'abamuzi. Mfite amatsiko umuntu wa mbere umenye ni magnifique hafi 500 ko nanjye sindamumenya, nanjye ntawe nzi nanjye sindamumenya ngo hafi miliyoni 500. Rekura umuriro, rekura perezida, rekura bita Tadeo miliyoni 500 ngo afite ubwatsi bwo ufite bwo niwe ukuriye agakiriro ka Gisozi. Si icyo ariko ko ndavuga ku giti karo akoze tugiye kuryamamaza atishyuye ntacyo pe, ariko ahagaze neza, afite imbaraga, afite experience, yabaye ikindi ari muri bandi batatu bahawe Rayon Sports yemeye kuvugana nabo cyane batatu bashyizeho structure nshya. Donc yari we na Murenza Budara na Maître Hirere amafaranga ye na bya bindi ngo cyasha mu iki Yesu Tadeus twagera Yesu Tadeo
200 arazishyira hariya kuri konte Muvunyi akavuga ati sha ibyo bintu niba uri tayari nanjye kuri recruitment ndagushyiraho 100 kuri konte cyane ubwo cyane zibe 100 ndari gushyiriraho ugende uyobora ikipe tugarura Freddy ebyiri ze araziterekaho cyangwa imwe n'igice oya ni benshi ntago bakwicara ngo babure 500 za recruitment bahaguruka ntabwo bafite amafaranga biteye ubwoba urumva bije y'amafaranga wongera haya skoro ukongeraho zino za kanari ongera ugarure iyo foto ya Twagirayezu Tadeus yabaye vice perezida wa Rayon Sport ku bwa Muvunyi ejo bundi abantu baramubonye muri stade binavugwa ko nanjye niyo verisiyo ariko yanjye igihe Rayon Sport irimo ihatana kiriya gikombe iheruka gutwara cya Champions ko yapangurimo amanota 13 ya mukeba Tadeo yatangaga prime hari n'igihe cyageze ni ibintu nakurikiranye personally Muvunyi arabura batangira guhisa ko ashaka gutanga igikombe nka kuriya twaze tuvuga ngo abantu batanga igikombe Tadeo niwe hasigaye afunga umwuka akajya akoresha inama online niko navuga kuri telefone we na ba Fred hani muri stade wasigayeho bari guserebura igikombe narakurikiranye Karenzi ari muri stade yababaye bari guserebura igikombe bivugwa se ahubwo yari strategy nabyo birashoboka ko Muvunyi ashobora ko ari agira ubwoba bigeze cyangwa n'abasirikare yari uzinga cyane noneho akaba afite uko akandikamo cyangwa ukanda akaba yakandikamo mu mayeri ngo ya Muvunyi ashobora kuba yarabyemeye ariko baramubura kuko ndibuka ko hari abakinnyi seriously hari abakinnyi bajyaga kwa Fred yari hafi naho twakoraga City Radio yari yakoraga ko kuri metero 200 za makina cyangwa 300 ni ukuvuga ngo hari n'igihe abakinnyi bavuga gukina bategereje ko baha prime bakahita babura umuntu ubuyobozi n'umwe bagasanga Bamuvunyi ntibahari Fred nawe akagira ibyo babwira cyangwa se nawe agakwepa bitewe na circumstance n'ibibazo byari bihari bikavugwa rero ko bari kuri pressure yo kureka icyo gikombe byanze bikunze ariko uyu mugabo ngo niwe waba waragiye abibamba azana amayeri bakagira ngo batagaragara bimeze nk'abamafi ariko amafaranga yagendanaga amasogisi y'abakiriya ibyo byo mbihagaze oya batangaga prime kugeraho kuri match ntoyizi z'amagare 200,000 umukinnyi wari yabitahana ibyo rero nibyo bintu byawo uburyo Muvunyi yongeye kugaragara mu burasirazuba hari ifoto ikunda kugaragara mu ya Muvunyi ariko n'abarebe bica ahantu mu byatsi ku gasozi bagiye burasirazuba mujye muyibona nibwo yaragarutse ntabwo tuzantera yagiye bura Muvunyi uzabyivugira kuko Muvunyi mu bantu bose nahuye nabo muri sport ari muri bake cyane navo ngo ubwenge utamenye icyo atekereza utamenye uwo yanga n'uwo ushobora kugera gutya Muvunyi akaza kubwira ko adashaka n'urugero ariko se atubusa date no kwizerwa ko mbona karagasore kakifite amashagaga naho ahubwo ari kuri Sadate afite wa mayeri yaba ya politike yaba ya business yaba y'umupira ntumenya hahagaze niyo muntu wananiwe kwanariza ngo umenye ngo uyu ameze atya seriously kana gakobeye niyo mpamvu uyu munsi nanjye ubwanjye ntazi no Muvunyi yari intumwa nkuko byavugwaga yabakeba muri Reyo cyangwa yari umureyo ndaho hagati mu rujijo ngo bigaragara ko yari umureyo ibindi bikagaragara ko atari ngo muri izo miliyoni wabivanga ukabura icyo ukuramo muri izo miliyoni ebyiri usabiye Martina yongeraho ngo na Karenzi yongeraho 500 kuko nawe arabakunda nayashyiraho da nta kibazo uretse nayashyiraho miliyoni 460 z'ibanze reka tubarumva oya 428 arahemba kimwe cyaka ariko urumva hari icyumwaka ariko hari amafaranga yakwiyongeraho urumva abakinnyi barokriswe wenda shakuza nk'imishahara ariko we niba yemera bibuze amezi 6 oya nagavuga umushahara uhari aravuga ko umushahara wa Rayon yabifite amezi 6 yawe verisa amezi 6 mbere we yanayatanga mbere cyane ubwo rero Sport yatangira byibuze ifite miliyoni zirenga 100 igasigara ica kuko deje ubwo amafaranga ya Skol itanga kandi yanayongera niko mbyibaza hafi miliyoni 20 buri kwezi noneho yajya mu maprime n'ibindi ubwo se urumva iyo kipe wayikira iyo kipe wayikizwa n'iki Karenzi vice president wa mbere twagiye uwo ni president unewe propose ko president yitwa Tadeo Gasigwa nde Twagirayezu ari ni w'Inyanza ariko mu gihe
uruhande ruri ku buyobozi bwa Rayon Sport bwaba bwemeye iyo proposal yabo, uyimwe waba president uko abantu babyumve neza. Si itegeko ni ibyifuzo byabo. uyu ari umwe mu bantu batatu RGB yashinze kuvugurura ibya Rayon, babivugura batabivuguruye, cyangwa se niwe wishyuye amezi niba arangahe ya ofisi ya mbere ya Rayon Sport. Sinzi n'abantu babyibuka n'ibyo Tade niwe noneho ubuyobozi mbere y'uko ubuyobozi boza ngiye kugaruka ku kibuga, agarutse ejo bundi kuri match ya APR kuva uwo munsi ibibazo bya kuko yarabibonaga ko nawe kiti igitsure n'igitugu uzi gushyingura ikintu ukunda, inzego zimwe na zimwe na pressure n'iki byarangiye babikemye uko babona bitari byo, kandi abangaba ni abantu banini, ntabwo ahita agaragaza ubwivumbure cyangwa ngo avuge ngo sinabyemera sinagira gute. Hari abantu bagomba kwambara umwambaro w'ibyo bashyizwemo mu buryo bumwe cyangwa ibindi mu gihe bategereje ko igihe kizatanga ikindi gisubizo. Imbaga y'abareyo byabaye kuri uyu biba kuri Murenzi Abudara nawe ejo nabwiye ngo iri jambo rya Maître Fred riragaragaza ikintu, avuga ati twari tumaze imyaka 4 nyine navuze nige nasomaga ikintu cyo vuga ngo twagarutse, ikintu nige nasomaga muri icyo kintu twari tumaze imyaka 4 urumva ngo nari maze imyaka 4 ndi umunyamakuru, ntabwo bivuze ngo ngiye gukomeza mbi umunyamakuru, ahubwo hari ikindi kintu ndibuze kuza kuba gitandukanye n'icyo kintu, cyangwa se nkagira icyo mpindura mu byo nari nsanzwe. Nje nari mvuze ngo imbaga y'abareye ikurikiye 93 nicyo kimwe imaze kumenya waba president, vice president amaze kujya mu 2023 kuri YouTube ko uzana ifoto reka mbanze nshiri ko bagasigara bavuga ati aba bantu ko bafite amashagaga kandi ari bo bayoboye ari bafasha karumyo k'inkota nkuko nakoze mbivuga, reka tubemere umuntu ashobora gufatira inkota ukemera ikintu ukavuga ati nta kibazo ndabyemeye byose n'iki, niba ari na sheke reka gisinyire ko uvuga uti ikindi bizagaruka byanze Prosper cyo mushima ni kimwe. Abandi mu byabaye byose batinye ibyo baruzinga, bamwe abandi bigira ubwoba bwabo ku giti cyabo, abandi bafite n'impamvu zo kubugira koko, ariko Prosper yakomeje gusirikira hafi aho, yakomeje gusirikira hafi aho, akomeza kutajya kure cyane, niba ari byo baka cyangwa senya biko akaba ari aho ngaho mu mayeri menshi atanabigaragaramo. Niba yohereza akanyaboga bati genda bakubone, ariko we pembeni Azizi uyu rero ni umutaramu yarwanya ubutumwa bwa Azizi kuri president. Aravuga ati president twagereza ugasigwa murambarayeho. Uyu ahari Gacinya na Muhenzi baba bari hafi aho ngaho, yewe na Muvunyi noneho yaba ari hafi y'iyo komite nubwo yaba atayiyoboye. Impunzi ngo zahungiye muri Gasogi Kanyabugabo, entre parenthèses nizahungiye muri abagabo barahari cyane muri APR Football Club ngo zahita zitahuka. Ya muhirwa rero ni icyo kintu wanditse message ngo ibyo bintu niba ayo makuru ariyo retired aramutse yemeye ngo yazahora ari intwari ya Rayon Sport. Aya ndaza ko uyu ni vice president, urumva tura vice president wa kabiri, vice president uyu we aramanura imiriro nawe president yaba ari Tade, vice president ari Muhirwa Prosper. Ubwo tugiye kumenya vice president Muhirwa hari cyo mu munenga akareka ubwo Prosper afite ikintu ariko kitari kibi, n'umupessimiste mu bijyanye n'ubuyobozi buri gihe bwa Rayon na result hajya nyurwa na result Rayon Sport ifite, ahora yumva ari ntoya cyane ago ariko ari influencer sometimes ajya kuva kuri Rayon Sport, ajya kuva kuri kunanirwa kumvikana na retired. Ntago murabizi ko ateme atakozwaga hari ingingo, ariko nanjye nari muryamyeho ari muryamyeho Prosper. Wari ushyigikiye ko nawe adakozwa hari ingingo? Ntabwo mwemera ndabizi, ntabwo bitunguranye. Urumva akavuga ati jewe nta kintu nshaka kuvugana namwe, niba ari amafaranga yanjye niba ari iki ntabyo ntanga, hari ingingo agihari. Bati se hari ingingo, niba utamwemera turamwirukana, ikipe ifite amafaranga. Kavuga ati ariko ngiye icyo nkeneye ni uko agenda. Urumva batizana amafaranga ye tuyamuhagenda ati ndayabaha. Bati nta kibazo niba uyatanga turabyemera. Urumva agende. Ati sawa. Baragenda bakora inama, bagaruka bamubwira bati rero ibintu byahindutse. Hari ingingo yazanye abatoza 4, hari ba Vladimir, hari ba
barwaka hari bande harya wundi ni bande bakoranaga ni Pablo nawe yararimo fitness coach bari abantu bane bagomba kujyana nawe baba bagasanga kubirukana ni miliyoni byibuze 20 bari bwishyurwe ntabwo ati se Prosper turamwirukana ko dushimye uduha aye uraduha n'aba bane asigaye Prosper akavuga ati ariko se ntabwo ngiye nyobora ikipe mwe mufite ikipe nimwe muyiyobora niba namwe ishobora kubaborera y'umutoza mukuru ariyo menshi mukananirwa ayabungiriza ubwo ni mumugumane mwishimiye umusaruro urumva ariko se harya umusaruro wari mubi icyo gihe kuri hari ingingo se bisa nkaho shampiyona abantu bari bamaze kwiyakira nubwo yaje kugarukamo nyuma ikabongera kugera muri oya Prosper we afite ibyo Regis yavugaga afite ukuntu nawe nyine ibyo yemera ababyemera ariko icyiza cye burya ntajya yemera kuba perezida wa Rayon Sport niho tinyira iyo rero umuntu ari vice burya ntacyo bitwaye niyo yaba afite defo wayikontorora uri perezida ni nayo mpamvu no ku gihe cya Muvunyi yaramwungirije bagahora hari ibyo batumva kimwe ariko bikarangira bakoranye kandi bigatanga umusaruro Rayon Sport ikabona umusaruro so uwo rero ni Prosper Muhirwa waba ari vice president rero bidashidikanywaho kandi bafite amikoro banayarekura rwose muri Rayon Sport. Muhirwa Prosper rero biramutse bikunze yaba ari vice president kuri proposal y'inararibonye, kuri proposal y'abasaje ba Rayon Sport. Undi mwanya rero vice president wa kabiri, vice president wa kabiri ni nayo myanya yonyine bo batekereje. Ibindi umunyamabanga niyo bamuhindura cyangwa akahaguma, niyo bashyiraho abandi bakwitoramo mu bahari n'abadahari n'abadasanzwe bahari, byose nta kibazo gihari. Vice president wa kabiri nashatse ifoto ye ndayibura, sinzi niba hari umuntu uyifite araza kuri dusharinga. Yitwa Mike ndamuzi. Mike ngo ni manager wa Bruce Melody. Bamuraba disi. Umukire cyane. Mike ni manager? Jesse Muzi. Niba hari umuntu ufite ifoto ya Bruce Melody adufashe. Ni umukire cyane, barakubwiye ko ni Labrabas. N'ubu ngo arayatanga. Cyane. N'ubu ngo nuko adashaka kuvuga ariko ngo atayadi rwose. Labrabas Melody. Ni Mike man. Ndabona ndamuzi, reka nze mugushakire kare nkwereze gushakira ifoto y'igisimuzi pe. Nabajije abantu bose navuze ifoto ye, nagerageje. Yitwa Mike ndetse sinzi irindi ndazi nkwereka ifoto ndayizi ndetse nikwereka biroroshye cyane yashwa. Mike Mike cyane ni manager barakoranaga cyane muri RBC kimwe muri byo ngibyo nzi ko ari nta foto ye mfite. Nishaka hano ndaza kwita nyibona rwose. Namubonye njyewe. Wamubonye? Kanze mubaye kahise Mike ndu. Turebe iyo foto. Sinzi irindi zina rye n'utari we. Oya ni we. Uri shuko ari we? Ba Erika Yemeni umuzi atubwire niba ari we. Ngo yitwa Nyinshuti Michel nibiki? Ndamubonye. Niwe turebe. Ndamubonye. Ndanamuzi umuntu. Uramuzi? Yimurere ndamuzi cyane. Ntabwo nari nzi ko ari we. Anishi. Ereke iyo foto turebe nimba ari we. Umuntu uramuzi neza. Okay, yaramuzi ubwo neza. Kandi amazina ariho. Oya reka tu editing dukoreho izo titre ze zo mu kazi gasanzwe tutabivanga. Yitwa Niyonshuti Michel. Manshi uretse gukoresha iyo foto manze nyiguhe neza. Ubwo ibyo ari byose abareba baramuzi, ndumva namuzi. Ndamuzi nge cyane. Ndamuzi. Reka nyiguhe neza udashyiraho izo zo mu kazi ke.
uyu nguyu ni si musanze mumubona mwese simuzi ntabwo nari nzi ko ari ni uyu nguyu kabisa umuntu w'umujama cyane yitwa Habinshuti Taramu cyane yitwa Habinshuti Mike ni umureba ukuri Mutaramu Desire ngiye atitwa Habinshuti Mike ni perezida w'ikipe y'abasaza yitwa nde Casanova abantu bamuduhaye kabisa VP coordinator minister of health dore ngo yuko yari hano ari kumwe na Bruce Melody cyane burya ngo no muri ntuza ari umuntu we no muri iriya kipe bafatanyije na Gael n'iriya mishinga yose na za n'iriya na Kigali University mu kuboko kunini uyu Mutaramu gurikira ni muzima cyane ari na Sentenyo afite ngo ubwatsi ndabona akora muri ministeri y'ubuzima muri minisiteri y'ubuzima ni coordinator n'umure se ariko cyane n'umure ariko kare hejuru cyane ikibazo ikorera neza bifite ubwatsi regisa koza cyane commence par le bombardement n'izivugiyemo amakuru yitwa Mike Habinshuti rero akaba ari we wifuzwa uyu nguyu abantu benshi bazi bajya gukunda kubona Bruce Melody mu bitaramo ahantu hagiye hatandukanye ni n'umuntu bakunda kubona banari kumwe cyane ahubwo ni Burundi bari kumwe niwe muntu bakunda niwe bakunda kubona ari kumwe kurusha n'abandi bantu wishyuye bwa bwatsi bwa mukire uyu Mike niwe bakunda kubona ari kumwe cyane ahubwo uwo rero akaba ngo ari umureyo ukomeye usanzwe unayifasha n'ubu ku gihe cya Jean Fidel batanga amafaranga rwose afasha komite ya Rayon Sport abo rero abo basaza bakaba ari bo bajene babona bashobora kuza bagahatana ku rwego ubundi u Rwanda kimwe mu bintu Perezida Kagame cyamugize umuyobozi w'indashyikirwa mu Rwanda ni ikintu abantu bari kubihuza ngo babonye impamvu Melody ataririmbye muri mantu za peri niba wamubajije ariko abantu batekereza vuba kabisa cyane Melody bari hagati yabo Melody hagati ya Gael Karomba na Mike nayibonye kabisa hari abari hagati y'amafaranga gusa na Brabas rwose umuhungu ari mu maboko meza oya ntago ni ya Bruce Melody ariko iriya urizi ko nta ruganda rwa Brabas rubaho ngiya Brabas we kumona ari kumwe ngo ni ya Mike dore ko bimeze nta ruganda uyu mupapa yagiraga amakross country menshi cyane kandi buriya nta ruganda rwa Brabas rubaho ahubwo Brabas ni ntunzo ni mariki nyine hari ifite amasezerano na Mercedes bambika imodoka barayibaga bakayambika izabazwe rero nyine Mutaramu ariko ni ya Melody ariko uyu mupapa nyine kurya ni muzima cyane Habinshuti Mike abo ni batatu urumva so icyo nari ndimo mvuga ni icyatumye His Excellency Paul Kagame aba mu perezida w'indashyikirwa mu isi no muri Afurika no ku isi akabavugwa hose ni ikintu cyitwa homegrown solutions ni ukuvuga ngo ibisubizo bivuye mu banyarwanda donc mwishatsemo ubwanyu bikaza bikaba effective bigatanga umusaruro nyine ku buryo bufatika ni ukuvuga ngo kwicara abanyarwanda ahubwo batari ko aba bantu bari mu magereza ntago bazigera bacirwa imanza n'inkiko ngo barangire reka dutekereze gacaca icyo ni igisubizo Amerika itari kugwa cyangwa ikindi gihugu sibyo ariko mushobora kwishakamo kandi mugakemura ikibazo n'ibindi byinshi umuganda ni igitekerezo